mu karere ka Gasabo ahazwi nko mu mujyi wa Kigali umwana w'umukobwa w'imyaka 23 amaze kuba yahinduka ikiyoka kinini cyane cy'ikiziramire. Ni hanyuma yuko yarashatse kuba yakora mu mufuka w'umuturage usanzwe akamutwara amafaranga ndetse n'ibindi bintu byari birimo byose. Biravugwa yuko uyu muturage atari umuturage usanzwe gusa ahubwo yari n'umuganga gakondo usanzwe akoresha uburyo bwo kugaruzwa ibintu byibwe cyangwa se kuvura amarozi cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda ayobekanira hano mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu karere ka Gasabo. Ni kuri uyu munsi wo kuwa gatatu ku tariki ya mbere ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Nyemerera nguhereze ikaze nawe umpereze umwanya ngo usesengure nkuviri muzini muzingo iby'aya makuru. Reka nkomeze kukwisabira ko wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu byo gufungura ibuto ya subscribe. Urabikora uterero n'ugukanda inshuro imwe yonyine kuri iyo buto yanditseho sabone cyangwa se subscribe. Byabyiza ukanafungura inzogera kugira ngo dukomeze duherahererekanya amakuru n'izindi minsi ku buryo burambuye. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nkuko ubyifuza. Ubwo hari ku saha y'isa 5 nibwo uyu mwana w'umukobwa yavuye iwabo agiye mu mujyi wa Nyabugogo ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo kuba yashakisha amaronko cyangwa se akaba agiye no guhaha ibyo ari burarire. Niko kugera mu mujyi wa Kigali agasanga harimo uruhurirane rw'abantu benshi. Niko kwitegereza uwo mugabo akabona mu mufuka wiwe hatumbyemo ibintu bimeze nkaho ari amafaranga ndetse na telefone nziza cyane. Niko kwigira inama yo kuba yavuga ati agiye kuba yamukora mu mufuka abe yamutwara amafaranga ndetse na telefone yari irimo nabyo aze kuyigurisha kugira ngo abe yabona amafaranga. Biravugwa yuko yasobanuye ko yari asanzwe afite ubukene bw'amafaranga dore ko nta kazi yari afite cyangwa se ntacyo gukora yari afite, ngo yashakaga uburyo bwo kugira abe yabona amafaranga yo kuba yacuruzisha agataro. Ariko ntibyaje kuba byamuhira ubwo yakoraga mu mufuka w'uyu mugabo, yamwumvaga aramwihora kugeza ubwo yamanje yakuramo amafaranga ayashira mu mufuka wiwe ndetse na telefone akayikuramo akayishira mu gakapu kiwe. Agitera urutambwe rwa mbere yumvisha atangiye guhindurirwa, ateye urwa kabiri yumva nabwo biranze. Niko kwigira inama yo kuja kwicara hafi ya rigori hirya y'umuhanda kugira ngo amanze atuzemo gakeya ubundi akomeze urugendo rwe. Yibwiraga yuko ibyo yakoze byarangiye we nta wamubonye ndetse n'uwo mugabo atigeze amubona, ariko uko yicaraga niko yakomezaga kugenda ahinda umuriro ndetse abira n'ibyuya byinshi cyane. Niko baja kubona umwana w'umukobwa arahagurutse ajya mu muhanda hagati yahindutse ikiyoka kiziramire. Niko guhita atabaza avuga ibimubayeho, avuga nuko byagenze. Niko kubazwa n'abantu bagiye batandukanye baraho mu mujyi wa Kigali, banamubaza bati ese wa mukobwa wowe ko utubona uhindutse iki kintu giteye gutya wowe ukoze iki? Yabasobanurira yuko yari asanzwe avuye iwabo mu karere ka Gasabo akaza hano mu mujyi wa Kigali aje kuba yashakisha amaronko. Niko kugenda agakora mu mufuka w'uriya mugabo tumaze kuba twarebera hamwe ko ari umugabo w'umuganga gakondo w'umuvuzi gakondo, dore ko tugiye kuba twakwerekana n'akavideo ke ukuntu yaje kuba yabigenza. Dore ko uyu mugabo ngo yari asanzwe abikorera abandi bose bagerageza kuba bamwiba. Ni hanyuma yuko yari amaze iminsi mikeya ahinduye umuntu inka, hanyuma yuko yari yibye umuturage akamucucura akasiga amwejeje mu nzu yose. Biravuga yuko uyu mugabo asanzwe ari muganga gakondo, ashobora kuba yaraturutse ahazwi nk'hariya mu Gisaka hasanzwe haturuka abarozi benshi cyane mu Kibungo. Ni hanyuma yuko uyu mugabo yakomeje kugenda abaza uyu mukobwa icyari kimutiye kuba yamukora mu mufuka ngo amutware ibintu bye byose. Hanyuma yuko uyu mukobwa yaje kuba yasobanura ko yari asanzwe afite ubukene bwinshi cyane yagiraga ngo abe yashakisha amafaranga yo kuba yatangira gukoresha agataro nk'abandi bagenzi be muri rusange. Yaje kuba yasobanura ko baramutse bamukijije ibi bintu atazongera gukubagana ukundi. Ni hanyuma yuko uyu mugabo akomeje kugenda amubwira ko kugira amukize ari buze kuba yamuca amafaranga kugira ngo n'abandi bantu bose baza hano mu mujyi wa Kigali batagenzwa n'akaguru kamwe bize kuba byababera isomo. Kugeza amagingo ya rero bakomeje kuba bagenda bamuca amafaranga agera kuri miliyoni y'u Rwanda kugira ngo babe bamuvura asubire ibuntu nk'ibisanzwe. Hanyuma y'ibyo byose reka dukomeze turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda ayobekana hano mu mujyi wa Kigali. Nyemerera ko turi kumwe kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tunogirwa n'aya makuru. Nyemerera nkuvire muzini muzingo iby'aya makuru akomeje kugenda ayobekana hano mu mujyi wa Kigali. Reka nguhereze ikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza, ibyo ukora byose kandi bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nkuko ubyifuza. Ni hanyuma yuko hari hasize iminsi ingana n'icyumweru hano mu mujyi wa Kigali hari kuberamo champions y'amagare. Baravuga yuko harimo umutekano mwinshi cyane uhagije kugeza ubwo abantu bose bari basigaye nta muntu numwe ukitaka ibintu bijanye n'ubujura. Kugeza ubu ngubu rero ubwo champions irangiye hagiye kuba ubujura bukakaye kugeza ubwo buri wese yari mu rugo. Hariho nta buhahirane bwari buhari buhambaye cyangwa se ku banyonzi, abamotari ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ntago babonaga uko bakora amafaranga. Bivuze ngo n'abandi bantu
bose bakomeje kugenda bakora umwuga nk'uyu mukobwa yari yatangiye kuba yakora umwuga wo gukora mu mifuka cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ubwo bagiye kuzana inzara nyinshi cyane. Biravuga yuko bagiye guhagurukirwa. Uyu mugabo yaje kuba yabitangaza ko muri uyu mujyi wa Kigali harimo n'abandi bagenzi be benshi cyane basanzwe bakora nk'ibi ngibi. Biravuga yuko abantu basanzwe bakora mu mifuka bagomba kwigengesera kugira ngo nabo bataza kuba babahereza isomo. Kugeza amagingo ya rero, reka turebere hamwe abantu bakomeje kugenda bakora imyuga nk'izi ngizi, ese bakomeje kugenda babahereza ibihano bingana gute? Biravuga yuko hano mu mujyi wa Kigali atari uyu nguyu gusa bimaze kuba byabaho kugeza amagingo ya kuri izi saha, kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, ari nk'uwa gatatu nawe umaze kuba yakorerwa nk'ibi ngibi. Nyemera turebere hamwe n'abandi bakomeje kugenda bagerwaho n'ingaruka nk'izi ngizi, ngo ese bo bari babitewe n'iki? Ese ninde wabahinduye gutya?